Selassie nitwa Rasta Ntambara Jean Claude nkaba ndi umurasta wemera cyane mu myemerere ya Rastafarianism nkaba ngiye kubabwira inkomoko ya Rastafari benshi nago basobanukiwe ngo ese umurasta ni iki babona afite Madrid abandi bagashyiraho imisatsi karaze bakumva ko ari abarasta ariko mu by'ukuri Rastafari ni ukwemera n'umuryango. Then reka dutangire ku mateka ya Rastafari. Rastafari yatangiye mu 1930 itangiye n'umugabo bita Marcus Garvey Messiah mu gihugu cya Jamaica, ubwo hari abirabura bari mu bucakara bahitamo yuko bagomba gukora umuryango utuma bimahoroniza bagira amahoro mu mitima yabo, mu gihe abazungu b'abongereza babakolonizaga batumvaga impamvu y'uwo muryango w'abarasta. Aho dutangire kuri iryo jambo Rastafari ni amagambo abiri, hari ibyo bita ras bisobanura umuyobozi cyangwa igikomangoma, n'irindi jambo tafari bisobanura the creator cyangwa umuremyi, bikaba biva ku mazina nyayo y'umwami w'abami wa mbere wa Ethiopia Tafari Makoneni, akaba yari afite akitiriro ka ras n'igikomangoma ndetse n'umuyobozi. Amazina yitwaga Tafari Makoneni. Ubwo yimikwaga mu 1930 tariki ya mbere z'ukwa 11 1930, uwo ni umunsi twizihiza no ku isi yose mu barasta bawita Coronation Day, uba ku ya mbere z'ukwa 11. Baba bizihiza umunsi w'iya mbere z'ukwa 11 mu 1930 ubwo Haile Selassie yimikwaga Tafari Makoneni. Aho niho hatangiriye umuryango w'abirabura bari mu bucakara muri Jamaica, bitangirwa n'umunyapolitike witwa Marcus Garvey Messiah. Ugenda ukura wari ufite ibitekerezo by'uko abanyafrika bagomba gusubira iwabo muri Afrika, muri Ethiopia. Ubwo Jamaica bayifataga nk'ahantu habi babaye bajyanywe bunyago, ariko igihe kimwe bazagaruka muri Ethiopia akaba ari nkaho ijuru ryabo cyangwa ubutaka butagatifu bwabo. Rastafari rero ni inzira y'ubuzima. Benshi muri society benshi ntabwo basobanukiye ngo iyo Rastafari ni iki mu by'ukuri. Iyo Rastafari mu 1940 hari umugabo witwa Ronald Owa. Uwo mugabo Ronald Owa yazanye igitekerezo cy'imyemerere. Icyo gihe ko bafataga nkaho Haile Selassie ari umwami w'abami ukomeye cyane nk'Imana, ko ashobora byose, kuko itariki ya 21 z'ukwa 4 1966 ubwo yinjiraga muri Jamaica habonetse umucyo. Mu by'ukuri imvura yari bamereye nabi cyane mu buryo bw'igitangaza. Akiva mu ndege imvura biragoye, byagaragazaga ko ari umunyembaraga ukomeye cyane. Abarasta rero hari uko twifata, hari uko tubaho, hari uburyo buri kimwe tugenda tugikora n'imyemerere yacu. Benshi bakunda kubona umuntu ukaraza imisatsi ati uyu ni umurasta, ese yabanywa ganja gusa. Ibyo hari aho bitandukanye cyane, kubera ko Rastafari ni ya nzira y'ubuzima tubamo, ni ubuzima bwa buri munsi, ni urwo rukundo, ni ayo mahoro, ni kimwe mu kintu kikuri ku mutima, mu marangamutima yawe. Ntabwo uzabona kanaka afite dread ejo azikuyeho ageze urupara, oya, ahubwo Rastafari ni ya nzira uhoramo y'ubuzima bugoye, buri survive ariko then ukabubamo. Niyo mpamvu Rastafari ari ukuri ku mutima w'umuntu, si inzira uba warajyanywemo n'abandi cyangwa abandi bakubwira ngo ni ubustari. Ntabwo ari ubustari, ahubwo ni cya kintu kikuri ku mutima, ni wa muvuno kwa kwemera kuri mu mutima wawe. Like benshi bajyambaza ese kuki udakuraho dread, ese ni iki? Oya, uku ni ukwemera kwanjye, kubera ko like Bob Marley, umwe mu bantu zitwubaha cyane, ndene Bob Marley, Robert Nesta Marley, yatangiye album ya mbere yatangiye yitwa Judge Not. Yaravuze Judge Not, ntabwo dukwiriye gucira abantu imanza. So kuki udakuraho dread, ese kuki ufite imisatsi, ese kuki hari abandi basuka cyangwa bakagira menshi, kuki bo bataba judging? Ariko umurasta babona afite dread ati
kabaye. Ni ikibazo wenda cy'imyumvire, wenda bizagenda biza igihe n'igihe, ariko njyewe numva yuko Rastafari ari inzira y'ubuzima. Dukomeje kuri bimwe aba Rasta bemera, hari icyo twita Itari diet. Itari diet ni uburyo bw'imirire, ntabwo turya ibintu by'inyama, turya imbuto, tukarya imboga, turaba vegetarian, kuko cya kiremwa ubwacyo uba ukibangamiye, ukivukije ubuzima bwacyo. Hari symbols tugira. Symbols ya mbere twa Lion of Judah, igaragaza ubwami bwa Haile Selassie ndetse n'icyubahiro gikomeye cya Haile Selassie. Tafari Makoneni, harimo intare mo hagati ifashe idarapo iriho n'ayo mabara, ni green, gold and red. Then icyatsi, ibara rya zahabu ndetse n'umutuku. Like icyatsi gisobanura icyatsi, ubwo iyo vegetation ya Jamaica cyangwa ubwo runki bwa Jamaica. Iyo bavugaga Jamaica aba Rasta kuva mu 1930 ubwo umuryango washingwaga, twavugaga Africa, bavugaga Africa ko ari aho bari muri Jamaica ari Africa, ndetse ni n'ubwo bubere bw'ibihingwa bw'ubutaka ari Africa bagomba kuzasubiramo. Icyo cyatsi gisobanura ubwo burumbuke bwa Africa kuva muri Jamaica. Then gold cyangwa zahabu igasobanura ubukungu Babylons za twibye. Ngira ngo Babylons bamwe abumva ni igitutsi ubwira umuntu ngo Babylons, tubafata nk'aba western cyangwa abazungu cyangwa bamwe badukolonije batuzaniye imico mibi. Niyo mpamvu usasanga kuri iyo flag hariho gold. Ni bimwe mu byo batwibye. Ngira ngo ibihugu byinshi by'Uburayi byagiye bikizwa n'amabuye y'agaciro n'ibyo basawe muri Africa. Then umutuku usobanura basokuza bacu bapfiriye muri urwo rugendo rwo kujya muri Jamaica, rwo kubajyana ahandi muri Amerika y'Amajyepfo kubakoresha ubucakara. Niyo mpamvu twambara ayo mabara atatu. Ayo maraso tugomba kuyubaha kuko abo basekuruza barababaye mu by'ukuri, nicyo kintu tuba twubahiriza. Then ikindi kintu nk'ikimenyetso twubaha cyane cy'aba Rasta ni hand of diamond. Hand of diamond ni ikiganza gikozemo triangle, kikaba gikoze ari inyenyeri, cyo twita Star of David. The Star of David igaragaza kimwe mu kimenyetso cya Solomon, nk'umwe mu bakomokaho Haile Selassie. Kuko tubisobanuye neza, Solomon yabyaranye n'umwamikazi w'Isheba, baza kubyara Menelik, ariwe wavuyeho Haile Selassie. Muri icyo gisekuruza twemera yuko Haile Selassie ariwe mwana w'abami uzacungura aba Rasta ubwo Babylon systems zaba zitangiye gufata aba Rasta zitabumva neza. Ni ukuvuga icyo kimenyetso cya hand of diamond ni ikigaragaza ubumana ku isi, kandi n'ikimenyetso cya Haile Selassie yakundaga kwifotozanya, kigaragaza imbaraga za Haile Selassie. Hari undi musaraba twita Ankh. Uwo musaraba Ankh utandukanye n'umusaraba w'Abaromani kenshi cyane uzasanga uri ku nsengero, uri ahandi hatandukanye. Ni umusaraba ukoze agakorone gakoze hasi kuruwa. Then umusaraba usobanura eternal life cyangwa ubuzima bw'iherezo. Like umurasta twe tuvuga ngo Rasta never die, cyangwa umurasta ntagapfa kubera ko dufite ubundi buzima bw'iherezo, cyo twita Rastafarian levity, cyangwa ubwo buryo bwo kubaho twimukira mu bundi buzima tuyobowe na Jah. Muri icyo kimenyetso cy'ingenzi dukoresha uwo musaraba. Then Rastafari uburyo bwayo ni uburyo butangaje cyane, kubera ko usanga hari muri Western Africa zasanga ari bita Bobo Ashanti, muri za Israeli, Ethiopia uzasanga ari bita 12 tribes, ubona n'umuryango w'Abarasta. Uzasanga ari n'undi muryango witwa Abanayabing, nabo n'undi muryango. Ni ibice bitatu biri bibumbatiye mu muryango wa Rastafari movement, ariko bafite na political movement cyangwa ishyaka rya politiki muri Jamaica ryitwa Rastafari movement. Like mu buryo bwa politics bwo gukunda Africa, tukaba pan africanist. Like si nzaririra kugira ngo America
kujya Canada, kujya yoya, ahubwo ndwanire kujya Ethiopia, ndwanire kujya South Africa, ndwanire kujya Uganda, kuko ni Africa. Tugomba kugira rya shema rya Africa, twikunda nka Africa. Nurwanire kujya ngo Dubai, oya, ahubwo urwanire kujya Ethiopia, ya kuko dufata nka Africa nk'igicumbi gikomeye cyane, nubwo Babylon zadushyizemo imico mibi yo kumva yuko Africa nta kibaho, ahubwo tugomba kwerekeza i Burayi. Iyo ni imyumvire mibi ya Babylon system n'uyu munsi hari, ariko Rastafari tugomba gufightinga kugeza until the end, nkuko umurasta arwanira uburenganzira bwe, nkuko Bob Marley yatubwiye. Like muri Rastafari uyu munsi hari wa Burning Spear, hari bagiye batubwira ubutumwa bwiza, ba Culture, ba Peter Tosh, hari abarasta benshi. Ariko mu by'ukuri dusubiye inyuma, like tukareba inkomoko ya Rastafari nuko twayibonye inyuma, icyo gihe yarakomeje irakura muri Jamaica, igenda igaba ibice. Mu by'ukuri uko abanyafurika batangiye ari abacakara, byaje kuba ikibazo gikomeye ko Babylon system yaje kutwinjiramo, itangira kugaragaza ko iyo myemere atariyo mu by'ukuri, kuko bavuga ati Jesus ni gute wowe utandukana n'uwemere yuko ari Jesus. Like noneho Ronald Owa avuga ko noneho azana uko kumva yuko Haile Selassie wa kabiri, umwana wa Haile Selassie wa mbere, ari we Yesu wagarutse bwa kabiri, as a rebirth kuri Jesus Christ. Like bamwe ntibabyemera, ariko Rastafari turimo neza, kuko ntabwo tuvuga ngo turagendera ku by'abandi, ahubwo ukwemera kwacu tugomba kudefanda. Like uko nguko rero n'ibyo bimenyetso ndetse no kwemera, benshi bajya bambaza ngo ese ngo hari idini rigaragara. Like wenda mu Rwanda nta dini rigaragara, muri East Africa na za West Africa ho njya mbona hari amadini byubatse rwose nta kibazo, za Zimbabwean baba basenga nta kibazo. Gusa natwe tubikora twemera uko kwemera kwa Rastafari, then tutanajudginga abandi ng'abakristo cyangwa abandi, ahubwo tukamenya ngo ese Rasta agomba kwitwara gute muri society. So nuko gutanga amahoro, gutanga urwo rukundo, waba ufite byinshi cyangwa niba udafite byinshi, ufite ibigereranyije ariko ukaba wafasha mugenzi wawe ubabaye. Apana ya ideology yo kuvuga ngo nkwiye kubaha umuntu kubera yuko ngo afite ikintu, afite amafaranga, afite ubutunzi. Oya, umuntu ni ikiremwa muntu, mubaye kuko ari ikiremwa muntu. So Rastafari ifite uko kwemera n'iyo myumvire, twe twubaha umuntu ko ari ikiremwa muntu, ntabwo twubaha umuntu ngo nuko afite ngo byinshi. Oya, ahubwo twemera umuntu kuko ari ikiremwa muntu. Nicyo bivuze rero Rastafari niyo nzira y'ubuzima tugenda ducamo, nubwo ibirimo ambush za Babylon ziba zishaka gutuma tuva kuri roots, ariko tugomba gufightinga tutava kuri roots, kuko hari bamwe bagenda binjirirwa abarasta, ugasanga tugomba kugaruka kuri, tugomba kuba back to my roots. Amugana wa Lucky Dube, Rastafari yamuhimigisha Lucky Dube atubwira ati back to my roots, reka tugaruke ku muzi. Like niba simbahuje wenda kuririmba izindi mbako ya roots ya reggae, wumve ya reggae roots, umenye ngo ya reggae roots, ya reggae roots niyo ngomba byo bwanjye kumva. Apana kumva indirimbo zirimo ubuyobe, zirimo ubusambanyi, zirimo ubujura. Oya, ahubwo ya roots iri mu rukundo, irimo amahoro, aba ariyo wumva mu by'ukuri nk'umurasta kuri wowe. So ikindi navuga kuri Rastafari, uyu muryango wagiye uva Jamaica ukagera Ethiopia ukarinda ugera no mu Rwanda, tukamenya ngo Rastafari ni iki. Kenshi abantu bakunda kujudginga bavuga ati ni iki Rastafari ni iki, ni gute udashaka kubaho uri umurasta. Ariko mu by'ukuri dufite ibitekerezo byitandukanye, gusa nawe tuviyora cyangwa nawe dushobora kuba twabangamira, ahubwo nuko kwemera kwacu dufite muri twebwe. Ni nayo mpamvu rero tugomba gufightinga kugira ngo tugumane ukwemera kwa Rastafari. Ngira ngo tuzareba ubutaha muri indi episode uburyo ese umurasta bahate, ese umurasta akunda iki, ese umurasta agenda ate mu nzira ye ya buri munsi, kubera ko hari imitego myinshi
turagaragara cyane, umuntu arakubona ari muri akubwira n'umurasta, ese ninde wakoze iki ngiki ni rasta, kubera ko tugaragara cyane. Ese tugomba kwitwara gute muri society, tukamenya n'izo Babylon, izo enemy zidutega ambush, uko tugomba kwigobotora muri iyo ambush, kuko Rastafari ni inzira y'ubuzima ikomeye cyane. Then icyo tugomba gufatamo hano, tugomba kwiga ngo Rastafari ni iki. Impamvu y'iki kiganiro nuko benshi ntabwo basobanukiye ngo Rastafari ni iki. Tugomba kubigisha bakamenya ngo umurasta ni iki, cyangwa uwo muryango wa Rastafari ni iki, ese uko kwemera ni gute, babitandukanye na Babylon zifite imisatsi, zakaraze imisatsi. Hano hanze uzasanga benshi ari abapeti rwose ubona barakaraze imisatsi bafite dread, ariko mu by'ukuri bamaza ngo ni iyihe mpamvu ufite dreads, ntabashe kubimenya. Reka mbishyireho umucyo neza, clearing neza, ni kuvuga dreadlocks. Like iyo tuvuze dreads ni ikintu giteye ubwoba, locks ni ikintu cy'urutare. Like impamvu mfite dreads nuko ndi umunyafurika, ndi proud yuko ndi umunyafurika. Ntabwo nzasuka cyangwa ngo nshyireho kiramo amaproduit mu mutwe ngo nkundembe umuzungu ngo garagare neza, oya, ahubwo ndi umunyafurika. Kuko ndi umunyafurika rero ndi proud yuko ndi umunyafurika, ni mpamvu ngomba kugira izi dreadlocks. Then ni imbaraga za kinyafurika, ni umuco wa kinyafurika, ni uburyo umurasta ahangana na struggles z'isi, kuko afite igisage. Iki gisage rero gisobanuye byinshi ku murasta, nuko kwihangana, kubera utihangana baba barakogoshe, ahubwo uko kwihangana niko gutuma utereka dreadlocks ikagiranga. Muri Rastafari twe tubyita locks, bitandukanye n'ibya Babylons. Babylons kuvuga ngiye mfite dread imeze neza, oya, twe tugira icyo twita locks. Iyo locks rero iri muri natural, iri roots nta bivuta nta biki, oya, ahubwo ni ya natire ya Africa, igaragaza imbaraga za Africa. Ubwo abacakara babajyanaga muri Jamaica, babavana muri Africa mu bihugu bimwe na bimwe za Liberia, babavana za Senegal, babavana za Ivory Coast, aho ngaho wasangaga bagenda bakabakubita, ugasanga ubwabo nibanoga, babakoresha imirimo y'agahato, ugasanga wa musatsi waragiye ugira gute, urikaraga, batabasha no kuwogosha. Izo mbaraga bagize nako gahinda nuko kwihangana, so nizo mbaraga za dreadlocks, bigaragaza ko twe turi intare kandi ari umwami w'ishyamba. Mu by'ukuri nta kintu iba itinya, mu by'ukuri kuri pressure za society irianza. Uyu munsi dufite pressure za Babylon system, nkuko Bob Marley zizana byinshi muri isi, bikagaragara ko iyo utabifite mu by'ukuri uba utari umuntu muzima. Ariko mu by'ukuri mu rasta aba ari umuntu utandukanye, kuba anafite iyo locks, anafite iyo dreadlocks, ahubwo abe atandukanye muri we, ndetse n'imyifatire ye ibe itandukanye. Muri episode ya kabiri tuzareba ngo ese umurasta agenda ate, ese umurasta avuga gute, kuko hari n'ururimi tuvuga rwitwa patwa mu cyongereza gihinduye. Twavuga nk'akantu kamwe ariko tujya tuvuga ngo aya naye ni ukuvuga ngo njye nanjye. Mu cyongereza bisanzwe bavuga ngo njye nanjye, ariko mu by'ukuri muri pato ni njye nawe, ariko ntabwo tuvuga ngo I and you, ahubwo tuvuga I and I, kuko turakundana hagati yacu, turi umwe, niba tuvuga I and I. Benshi uzasanga hari insuzanyo tugira yitwa wagwan, uzasanga abantu benshi bavuga ngo wagwan, ukamenye wagwan, ariko mu by'ukuri ni insuzanyo yo muri Rastafari tuvuga ngo wagwan, kumenya icyo kintu, kumenya amakuru ya wagwan ni iki kigenda. Ariko mu by'ukuri iyo bakubwiye ngo wagwan, urasubiza ngo yes I. Kwa niki kigenda, kiragenda kuri njye biragenda neza, yes I. Tuzareba ngo ese basuzanya gute abarasta, greetings yabo, Ja Rastafari, Selassie, Rastafari, Selassie. Tuzamenya ngo ese ibyo bintu bivuze iki mu by'ukuri, tumenye ngo Rastafari tuyigendanemo neza. Apana bamwe batwitira cyangwa bamwe bavuga ibintu rimwe na rimwe batanabizi ibyo ari byo. Tumenye ngo insuzanyo ni iyi, tumenye ngo ibi tuvuga ni ibi. Benshi uzumva bavuga mu ndirimbo zavuga ngo bombocrat, benshi no kumaza ngo bombocrat bivuze iki, ariko namenye ngo bombocrat ni iki. Ariko mu by'ukuri tugomba kwiga patwa, tukanamenya ngo ese ururimi rw'abarasta ni uruhe, ese
twebwe muri society y'abarasta mu Rwanda twabaho gute, twagendanamo neza nka society y'abantu, tukahunga iyo pressure, bahunga iyo pressure, ariko ese tuzabamo gute muri iyo pressure, tukabasha ubwacu kwiyumvamo urwo rukundo rwa society na Babylons, kuko na Babylon tugomba kuzikunda, then ahubwo tukababwiriza bagahinduka bakavamo abarasta. Ngira ngo mu buryo bugaragara tuzagenda tureba ngo Rastafari ni iki mu by'ukuri. Nagira ngo muri aka kanya tuza abarasta aho bari bose kandi babwiye ngo bitware neza, babe intangarugero mu by'ukuri, si ukuvuga ngo ganja, si ukuvuga ngo turitwara nabi gutya, ahubwo bibe ku mutima wanyu, then mugire na one love, mugire urukundo rumwe, uko Bob Marley yatubwiye tugire urukundo rumwe, dukundane, dukunde na Babylon zacu, dukunde enemy, ahubwo tugire rwa rukundo ruvuye ku mutima, nk'uko Rastafari tubwira, nk'uko Bob Marley atubwira. Nagira ngo tuzakomezeho kuri episode ya 2 babwira ngo mumere neza, mwitware neza, mugendere kuri Babylons. Rastafari, Rastafari Selassie, respect his imperial majesty, conquer the tribe of the Lion of Judah. I and I, Rastafari. Ntabwo nasoza gusa n'abakiriho nk'indirimbo ya Bob Marley, ko ni umuntu nubaha cyane kandi nanemera cyane, umwe mu bantu bakujije Rastafari, then akanatugira inama z'ubuzima. Don't worry about things, cause everything gonna be alright. Sing, don't worry about things, cause everything gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds patch my dusting, singing a sweet song of a melody pure and true, saying, this is a message to you. Sing the word about things, cause everything's gonna be alright. Rise up in this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pat my dusting, singing a sweet songs of a melody pure and true, saying, this is a message to you. Rastafari, Rastafari Selassie. I and I respect his majesty, Rastafari.